United ibibazo byinshi by'imvune ibyo bibazo ifite abakinnyi twaba bamwamba bagera kuri 7 bazaba badahari muri imi imaze imikino 2 idafite igiye kongera kwisheta dore ngaba bariya badahari bose igiye kwiyahura kwa Newcastle United idafite nimwe na nkeya Edi Casemiro zaba yagarutse ari ku mukino heruka bazaba yagarutse ariko still bazaba ari 7 Casemiro abimo adari bari 8 ubu rero yagarutse arabura 7 kandi bingenzi iriyahura kwa Newcastle afite impuhwe cyane irahavite biragoye cyane kubera yuko bura byahumiye mu mirari noneho Bruno Fernandes avunitse cyane kuri uriya mukino kuvunika nuko bimena bavuga ko bakina mu mwanya umwe nkuko Ruben Amorim yabivuga mu minsi yashize naho akaba adahari kuri uyu mukino umva ni bibi cyane dushaka kuzabona mediane ya Lisandro Martinez na Casemiro kubera ko nabonye Ugarte atari ku rwego no mukinyi uri hasi cyane ariko ikindi twongera kubona abakinyi nka Fletcher y'umwana wa Darren Fletcher yitwa Jack Fletcher kongera akabona undi mukino andi minota yo gukina wenda n'imbere agakina Shea Lacey uyu muwinga nawo umwana wo muri academy harimo n'abana ntuzerega wa mwana tomato harya hano umwana w'umwirabara nawe yari yazamuye ejo bundi Mantanto nawe ni tomato rwo uretse ko atarabona debut gusa muri rusange nabonaga Bruno Fernandes mo kukabwira ati hangana wakana uzabona imikino kaba kazamuye kazo karabukira kagera kadaciye kagiye kababaye Bruno Fernandes agati wakana we urashaka gukira mu myaka 10 n'ingahe bazamutse cyane niba barimo barakina uziko bacira izukuru kare kababaye ubari bakabukara gukira kamagaye famille zo muze mu ndebe bitangira kakagiye wowe ni wababara ariko wabonye amagambo uyu muhungu wa Fletcher yanditse nyuma yo kugira debut muri Premier Barbara match rero akoze gukina match ya mbere yarabiryoshye pe biryoshye cyane witwa tomato rwose Mantanto yababaye cyane Bruno Fernandes mugati hangana wakana uzakira tudageze mu bya bindi twatekerezaga ko mwaka w'imikino utangira imikino 3 wese na United ikeneye abakinnyi groupe ihagije y'abakinnyi bahagije apana squad ntoya cyane squad ntoya uziko ngejo ndi kuri match ya byoroshye kubona ko nyine ko umwe aravamo bibi ikibazo gikomeye cyane kuri match Aston Villa ifite umukinnyi w'umusinia uri offensive umwe Zax wenyine umukinnyi ushaka usanzwe muri uri offensive w'umusinia kuri bench wenyine urumva abandi bari abana barisi kujya kubarebaho n'abandi bakinnyi bakiri batarika abandi bose bakinnyi be defensive nabo kandi ugasana squad ntekereza ko ifite ikibazo cya squad gikomeye cyane n'impamvu ntekereza ko isoko ryo mu kwa mbere nitaba active ngigira abakinnyi gura nka 2 cyangwa 3 niba ari abakinnyi bigiye gitoya bizayigora cyo cyane bwa n'umugana amagambo ya Ruben Amorim avuga ko byakabaye byiza agiye gusinyisha abakinnyi kwezi kwa mbere ariko arimo arareba abakinnyi bigiye kirekire ibibazo byose by'imvune ifite ukuntu izabakina na Newcastle ku munsi w'ejo ko bazakira ku munsi w'ejo ejo ninjoro ku Boxing Day bonyine baba hari umunsi wabo Newcastle ikora mu mwuka ubundi zabaga zicorera ari nyinshi oya niyo yonyine bashaka kwita nakavuyo kari nakavuyo nta muntu hari ndatabaza abantu bose bayireba abantu bavuga ngo hana ngo ngo twe duhugiye ngo kwindi match oya ihanzwe amaso ku munsi w'ejo wamukongo manikazi yavuze gute ngo bagumbane ngumi kwa ngumi ni bache bunduki bwana ni bache bunduki tugumbane ngumi kwa ngumi kabisa nibo ndibaza ukuntu Manchester United ku munsi w'izamanuka imbere ya Newcastle n'ubundi minzani kuri Boxing Day ikintu kinababaje icyo ashaka kubabona umuntu yabyimye ashaka kuyanyanyaza 11 akababona ariko kubona benshi abakinnyi baraza kuba bariho bizaba biteye ubwoba bakora ko ntekereza ko mu 8 bazaba barashaka ko zarimo nka 5 cyangwa 6 baba bo muri academy kora ko ni equipe ifite squad ntoya noneho yongeremo izimvune ariko icyo gikomeye cyane ni kuri Bruno Fernandes cyane kora ko Manchester United bari mu makipe nayo atsinda ibitego byinshi vuye mu set pieces aho bigeza uyu mwaka ni nayo ubwo si ya mbere ahubwo nekeza ko uyu mwaka ni ishobora yaciye kuri Arsenal uyu mwaka yamaze gutsinda ibitego 11 bakiragaho kandi umuntu kurangirira statistika narayibonye yuko imaze gutsinda ibitego byinshi uyu mwaka 80% y'umuntu yitera Bruno Fernandes yatabayewe na Madiargo ndavuga amakone ku ruhande rw'umujyi agiye guteresha imoso aba Brian Beum yabagiye guteresha indyo aba Bruno Fernandes byagera mu mipira y'imiterekano nka kufra nabwo bikagenda gutya akengewe na Madiargo bose nago bahari n'abakiyafasha mu mipira y'imiterekano urumva cyane ikintu cy'icyo gikomeye cyane cyambere yabuze muri Bruno Fernandes ejo ndi ameme navuga ngo umukinnyi udasimburwa mu ikipe kandi ibintu bigaragara kubura cyane Bruno Fernandes kaburira rimwe na Madiargo na Beum ni ibintu bibi cyane ku ikipe cyane no mu buryo twabonaga Manchester yinjiza ibitego byinshi isatira cyane gukina umukino udafite umuntu nka Bruno Fernandes zifasha guprogressing imbere ngi creating ubwo buryo bigeza ko bizayigora
ariko twayibonye igerageza gukina umupira mwiza imbere ya Aston Villa. Bruno Fernandes yasohotse ibashije kubyubakira, tukabona wenda nka Lisandro Martinez yongeye gukina ko kuri match ya Aston Villa kinya hagati mu kibuga kandi akina neza, mu gihe abahuye rero na Gazemiro bagakinana neza, nakeza ko wenda bishaka gutanga umusaruro. Ikibazo ni igihe nk'umukinnyi ugira match mbi kugira ngo umusimbuze bizatuma buri ibisubiza kuri bench, igihe wenda agize umukinnyi uvunika azabura ibisubiza kuri bench. Ni ibyo bibazo nshaka kwitega. Ikindi ndabakinda gukora amakosa mu bwugarizi, kuko Manchester United ikipe yose barimo barakina, yaba ari ikipe nto yaba ari ikipe nini, iyo ikoze counter attack cyangwa yatatse buri gihe creating uburyo ubona ko bishoboka ko yayitsinda. Ni ikipe ubona ko byoroshye kuyitsinda mu gigeze muri final third cyangwa zigeze mu rubuga rwayo. Rero gukina na Newcastle ikipe ifite umukinnyi nka Votemade mwiza ku mupira wose akora muri box, utagipfa gukora amakosa, none kagira impande zikora cyane kubera ko Newcastle ni ikipe ni imwe mu makipe akata amacross menshi cyane biciye muri Mafi na Gordon ba creating ama chance cyane cyane aciye mu macross bakajya notezamu zikuyataka cyane. Rero ni umukino bagomba kwirinda ibibazo cyane cyane amakosa muri ari defensive. Uyu musore Nioro maze iminsi ari mubi cyane, yitwara nabi, wenda sinzi nimba bazaba hari amahitamo bafite yo kumusimbuza uko birazaba hari kuko ba direct ntabwo bazaba hari nabo, ariko nekeza ko ni match yo kurinda gukora amakosa menshi yo kwinjiza nkayo bakoraga, kuko batazakomeza creating uburyo nk'ubwo ba creating ngo batsinde ibitego kuko badafite mu bakinyi babafashamo. Rero no kurinda gukora amakosa cyane mu binyuma. Ngero nahere mvuga ku ijambo ry'umutoza bako mu kwezi kwa mbere byakabaye byiza bagiye ku isoko, ariko nyine izo mpungenge zo kubatabana abakinyi igihe kirekire mu buri projet yabo ari ikibazo, ariko mbona ko akwiye kurenga icyo gitekerezo afite mu rwego rwo gusova equipe, kuko ngiye mbona n'ubu ngubu niyo igikombe cya Afrika cyakitabaye na Bruno Fernandes waga ari mu kibuga, twabonaga ko kuri benshi babonaga ko umusada aturuka byo ntabwo guhagije, to be honest, kwa Manchester United. Urabona ko starting 11 niyo yaje gukora akazi keza, ariko abava kuri bench icyo bazana ntigihagije kugira ngo akenshi United icyure umukino. Rero iri soko nerekereza ko United mu buryo bwose bushoboka amahirwe azaboneka ku isoko bari mu wa mbere akwiye kuyasamira hejuru kuruta ibindi. Ufite abakinnyi babiri beza, ifoto yemerewe kutwereka bagiye mu gikombe cya Afrika, batwaye ibihugu byabo, mwe yatanze assist ndetse igitego, biragaragara ko atakaje abakinnyi beza, ariko niba bafite baba ari beza ariko ntabasimbura. Niyo mpamvu bazanye abana mu academy, bisobanuye ntabwo uzakomeza gutungwa n'abana mu academy kubikoreza iyo mitwaro. Twabonye United rimwe mu bakinnyi na revu ushaka United ni ikipe uyu munsi, ni ikipe nusabye igikombe, ariko basi triste ntongeye gusigara ku rugo mwaka utaha ujye ku mugane w'Uburayi kandi ntujye muri conference, wenda Champions League n'ibyanga basi Europa League ubura aho ngaho. Rero kuri abo bana icyo nangiye kuvuga, United rimwe mu makipe yatweretse ko abana bayo iyo bazamuye bakaza muri uyu muriro kwigira akamaro bigora. Urugero ni Kuri Manchester, baraza bagakira Kuri Manchester uyu munsi yatakarijwe icyizere burundu, ariko nekeza ko abana uburyo bwo kubazamura kwa United byaba byiza azamukiyemo uko abandi bakinnyi beza. Rashford byaramfashije buriya kuzamuka muri equipe, yafite abataka benshi akajyamo abonye chance nk'ubu ngubu tubona ko ariko atari ukwikoreza imitwaro akagenda afatana agashance biriya n'umutoza nabyo birafasha cyane. Rero United ikintu cya mbere mbere uko njya ku mukino niyo kipe ya mbere mbone gufatira amahirwe, kuko n'ubusanzwe n'abakinnyi bayo ibafite ubona ko irakinga groupe y'abakinnyi benshi kandi bose bari gukina ikipe ya Manchester United. Kuri uyu mukino ni bya bindi nyine ibyago biza wari ufite n'ibindi bibazo bindi bifitiye ibyago bikata byinshi. Bruno ni ibyago so bwa mbere kuvaza muri mana agize imvune ingana gutya, buriya hakagenda andi bakinnyi bose, ariko muri no minsi kubona Manchester ifite kapiteni wayo ntabwo tuyiherutse itakaza wa mukinnyi utsinda ibitego ubirema, utsinda ibitego ku giti cye akaremera na bagenzi be uburyo n'umuyobozi rega nabyo byongera n'umuyobozi kapiteni ni nawe Irasubira muri Premier League. Gutakaza uwo mukinnyi rero ubwo dushaka kuvuga ngo ubwiza United twebanaga muri no minsi agasukari tuyibonana umufuka wako ni Bruno Fernandes ugenda. Ese umutoza navuga ati biragoye ko asimbuza Bruno. Biragoye no muri Premier League biragoye ko wabona umukinnyi nka Bruno Fernandes. Ngo ntibishoboka, it is impossible. Muri groupe ya ntibishoboka. Muri groupe bafite ibishoboka. No ku isoko wazana watanga nk'ibyo nka 35 cyangwa 40% n'ibyo yatangaga, ariko ntabona 100% mu kinga Bruno Fernandes, kuko no muri Ligue turabona ko si benshi bameze nkaho. Ariko nani Deu si igihe kiza kugira ngo umutoza anahindura uburyo bw'imikinire kugira ngo abashe kubona abakinnyi mu buryo mbona myanya yabo. Je nicyo mbona cyamufasha ko narinzi ko no kuri match yakurikiye nyuma yakurikiye kuri Wolves bakinnye na Bournemouth nabona natekerezaga ko kuri match ya Bournemouth ashobora guhindura, kuko yari yanabibabwiye muri nyuma ya match ya Wolverhampton aravuga ati uyu munsi tugiye gukina, ariko hari impinduka zigiye kuza kubera ko hari abakinnyi bazajya mu gikombe cya Afrika. Buri urebye mu by'ukuri iyi systeme akina
imwima undi mukinnyi w'ingenzi wo hagati mu kibuga System W'ingenzi, kuko- itagira playmaker. buriya ushobora kuvuga ngo urakina yego back 3 urumva ushobora kugira back 3 ariko Niba batatu byibura babiri. ukagira abamediyateri batatu urugero rwiza ni ukuntu enteri ikina enteri ikina 3-5-2 uba usanga somera ahari ugasanga ba seribi ba bastoni bahari Ubundi ya medali Bariya ikaba mu buryo bagira- busanzwe. no mediane ukabona irimo Abantu umukaseri, batanu. irimo box to box irimo na playmaker Nye bisanzwe. bisanzwe nubwo nyine ari muri back 3 ariyo formation ya 3-5-2 ariko ukabona Harimo mediani y'isanzwe hano. mediane iruzuye uriya sampoli igeze kuvuga ngo football ngo mediane ngo niyo ikina football donc ngo nituma nyine ngo football ikinirwa hagati mu kibuga ngo ariko noneho ngo mediane nayo abakinnyi bo hagati mu kibuga bakinishwa na nimero 8 icyo gihe yavuga kuri Vidal hari uburyo ubona Manchester United ibura uwo mukinnyi wuzuza mediane kuko ahinduye nk'imikinire wenda tuvuge nko muri iyi minsi agashaka wenda akaba afite Lisandro akaba afite Reniyoro kuri kabiri cyangwa Daro donc defense yo nta kibazo kinini gihari Kubimeno nuko yavuze ko yarwaye ariko ukabona wenda aba afite ugarite afite Kubimeno muri match ya Newcastle yavuze ko Mino arwaye yabivuze ati Kubimeno afite imvune ariko icyiza nuko azagaruka mbere ya Bruno Fernandes urumva yavuze ko ngo hari imikino nk'ibiri yindi ashobora kumisinga ariko ngo azagaruka mbere Bruno Fernandes dore ngo ati I think Kobe will return faster than Bruno njye mbona akeneye rwose guhindura imikinire icyo bavugaga uretse ko bikamwongera umukinnyi nimero uri 8 extra azaguma ese buriya atekereza wenda urugero reka nimagine ngewe reka nimagine wenda back 4 yiwe nayo kuri ibibazo attention defense ibibazo ko reka abantu hoza ntibahari aba central back babiri beza twavuga ntibahari Maguire ndetse na Marcel de Light ntago bahari ahangandi ko Rero tubafashaga cyane. je ndamutse nekereje gukina ahangana nakina Even Head na Renio muri Axe Central bakora ibintu bitabo bakina neza ariko Reniyoro w'iminsi atenya kandi bura Reniyoro ubundi ni profile imwe na Eden Heaven ariko abakinisha icyarimwe kwa ko aribo bahari Even akinisha amaguru meza Simon akinisha imoso cyane Heaven ameze nka Tapasoba nta kibazo akinisha imoso cyane bameze gute akinisha imoso cyane nyine je nakinisha Utandurira rwa Tapazoba uri mu defense ruko danje ukinisha. oya niwe umeze nkawe nakinisha Even na Renio Luxon nanuza na Diego Dar ugakina back 4 yego narangiza ngatama mfata Casemiro na Lisandro Martinez ngabahagarika imbere yabo mu ijambo rimwe Lisandro Martinez bamubara nk'ari umusentro back wundi mu gihe byabigoranye akabasa muri back 3 uri kumva ariko agakina Casemiro na Lisandro Martinez babiri imbere yabo agatashira Mason Mount uruhande rumwe agarukiraho Matheus Cunha urundi ruhande Mason Mount akatakisha Mount umuvuze kabiri Mount yari playmaking role yakora. nyine agakina playmaking role Uruhande rwa 11 se. 11 ashyizeho Kunya hari karindwi untuza Joshua Zaki Attack. kirimuzi nahari Buriya mbona ahura muri ingeri nawe. cyangwa se Kubimeno na I mean ntuza agakina Kunya kuko buriya Kunya icyiza cyane uko ashobora gukina nka playmaker nanone ashaka gukina nka pembeka ashaka gukina left wing right wing zose arazikina Na Mount rashobora kuba wamuhegeka. na Mount wamuhegeka ku mpande left cyangwa right bigakunda gusa nge wabapanga mu buryo bwa kane na gatatu mbona nta kintu bihindura kuri ikipe ihari mbona nta kindi kintu bize kuza kongera kuko ikibazo gikomeye cyane ariko wumvisha wa mwanya w'ingenzi wo muri mediane wiyongeremo Mount yawutera wawumvishe ntago impamvu ntawo ni ukubera uyipanze gutya ntiwamubona ntawe uri marega. defense ni batanu reka oya mu bwego bwa back 3 nubundi nuza gukina nimero 8 uwo Mount wamushyize waramushyize nka nimero 10 ushatse amugura Aba ari umwataka hariya. njya kugira ngo ikibazo gikemuke cyangwa nuko bagura umukinnyi ushyira mu none bakinye ntabwo turi kuvuga ku isoko turi kuvuga ku musozi muri zine atinya abakinnyi afite akinye back 3 nubundi bya byo ari kimwe agakinisha abangaba bahari abinyuma barahari bose hagati mu kibuga ntabwo ari kimwe bakanyamubwira impamvu ari kimwe reka nkubwire impamvu atari kimwe ahubwo inyuma already hari abakinnyi batatu twita aba center back mu gihe muri back 4 baba ari babiri bivuze ngo uriya mwanya w'inyuma umwe uri muri yongeramo
aza gutanga ibisubizo muri mediane muri ba bakinnyi bo hagati mu kibuga hagati abari inyuma ukina muri mediane. niyo mpamvu Fuad akubwiye ngo mu guhagarika abakinnyi yakina back four Daro Ruksho Heaven na Yoro Casemiro akamwegeza kuri Lisandro Martinez kugira ngo niba atakwa Lisandro ahita ajya guhagarara babe muri batatu, ariko byibura mu bakinnyi bo hagati wagabanyije ubucucike bw'abakinnyi badefanda. Ntabwo ari bimwe rero kuko already uriya mwanya hagati ya Reni na Aideni na Ruksho na Daro na Doro abawing back rumwe babara hagati se n'aba defenseri abawing back nyuma babara hagati n'aba defenseri we bari kubakina wing back yabo. Ufite kubwira nanjye reka nkubwire impamvu raye tari kimwe wavuze ko yawe batatu b'inyuma barabose barahari bagomba kubakinisha kuri hagati nakinisha Casemiro na Lisandro Martinez. Match yakinyimwe akina hagati mu kibuga ntabwo ndamara nk'udefense ko agaragaje ko afite quality zo gukina hagati mu kibuga kandi agatamusura agakina offensively. Irabigaragaje master ya Aston Villa guma kumutegeza ko ari mu defenseur by nature yarakinye match agakina hagati mu kibuga agatanga umusaruro. Ubwo nyine twiyambaye profile ko kandi turimo tureba ikintu cyafasha Manchester United mu kintu igiye gukina wejo bundi wa Newcastle mu gihe dafite abakinnyi. Rero nge Lisandro Martinez hejuru kutekereza ko asanzwe ari umukinnyi w'umudefenseri ni uko wenda Arsenal yafashije umukinnyi nka Merino ikamugera utayizama agatanga umusaruro ngo mukoresha aho ngaho nta kintu bitwara ntago uragumiza mu mutwe ngo nuko ari umukinnyi hagati mu kibuga. Lisandro uko mufata najya nakira na Casemiro akinye match imwe yakinye kuri match ya Aston Villa nyuma ntacyo bize gutanga. Hanyuma wing back nabo niba guma gukina gutya cyeka bagize match ntacyo bize gutanga ntacyo bize kwiyica uravuze ngo ntacyo bize gutanga ntacyo bize kwiyica. Abawing back nabaza gukina nabo gutya icyahinduka no kuyagira match mbi na wing back zigakina gutya. Ahanga yenda araza kuba afite n'amahirwe y'uko yenda umukinnyi nka Zax araza kuba ari kuri benshi wenda ahubwo ikibazo cyaza kuza kubaho ni benshi yabo ko ataraza kuza kubona ibisubizo mu gihe none se premier byibuza ya service twajyaga tubona Bruno Fernandes ya premier kuko Bruno Fernandes yakora gukora double work none nga double work araza kuza kuyituma muri bara mediateri babiri baba defenseurs. Ubundi se uwo ayituma mu gihe akina kane ninde mu bahari Mason Mount yayikina nkuko Bruno Fernandes wenda kera yayikina mu mediateri ko rundi attacking midfield ikina ku icumi mu mediateri ariko nta muntu mwabikora nka Bruno n'umhari ariko basi Mason Mount nayo turamuzi wo mukinishije yorore ntashobora gutanga umusaruro. Ariko twavugaga gukomeza gukina gutya nubwo tuba ngo Bruno Fernandes amaze kujya rwinshi mu bitego yakina ariko ntabikora mu mwanya we abakina nka box umukingo ukina mu mwanya hanga muri mediane ya Manchester United kugeza uyu munsi ni Casemiro wenyine nimero 6. Icyo Dose yavugaga yaduhereza urugero ni Inter Demir nubwo bakina muri back 3 ariko at least mediane yaho iba yuzuye. Eganzi na Crystal Palace ikina nkuko kwa Man U kandi mediane ikaba nyine iruzuye kugira oyikinisha babiri ntago kinisha ntago ari ikina ifite Yeremi Pino nicyo kintu edatarimo kumva oya Palace ifite aba mediateri ubwo bane ubwo uri kuvuga ngo ntabwo ari igikino zari yibapanga ama midfield barimo haragati ni babiri bonyine. Yeremi Pino ni iki Pino mu dino mediateri abaje mu premier ka babiri bimbere abaje mu premier ka bari imbere ari kumwe na Nuzana na Ismail Sarr abaje mu premier ka bari imbere nka kuriya gutegeza Pino vuye muri Espagne aho yakinaga ariko abamukinisha bagiye mu premier ka bari imbere babiri. Reka tugatubwira ngo Inter Demir gutwe twacyo n'ubundi manzi ushaka umukinisha ariko mu murabivuga ko akiraga 8 rimwe na rimwe muri Chelsea nushaka umukinisha wangaho urahamushyira uzane Zax akine mu kibuga umushyire akire na Matez kanya mu premier ka babiri akutishe ako nye mbona Man U tuvuge nimba mwarabonye match ya Bournemouth arano byageze kakira back 4 bamaze gusora iyo niyo yarabikinye back 4 mu mukino hagati na irimo yakina back 4 irimo yakina back 3 nta mpinduka rigeze mbona mu mikino ngo icyo cyavanga cy'uyu mukinnyi Kazadi n'ubwo bwose nyine ndahindura umwanya tunakirengagiza ntureba Martinez ntureba ko inoshima n'ubundi nyine byaguye aba defenseurs batanu mu gihe ubundi mu gihe cyazo nk'ibi ngibi by'imvune wari ukeneye kugira aba defenseurs bane izindi profile zikaba zisigaye ziza gukora amarole yazo. Yaba twavuga ngo utekereza umukinnyi by nature kuko usanga umukinnyi defenseur reba hanga usanga umukinnyi nk'umudefenseur reba kwirashema ntabwo tuze wera ku bya match zaza reba hanga dufite aba defenseurs banga si batanu ni batanu cyo nyine twavugaga hari uwo mwanya wenda nyine ushobora kuba wakwima mu gihe cyose mo gukina gutya kandi mu gihe kibazo icyo Fuad yavugaga ukinnye mu buryo nyine bw'abakinnyi bwo kweza kwashyira mu myanya yabo noneho mu gihe cyo guhindura n'umukinnyi wenda nyine bamukomvase gukina nk'umediateur cyangwa n'umudefenseur bikaba nyine kubera ko ufite ibibazo by'imvune
ariko tutagendeye ku bibazo by'imvune bigendanye n'abakinnyi bahari kwa United mu busanzwe hari umwanya wamaze gutakara udahari wa playmaking wagomba guhukira Bruno Fernandes asigaye akina nk'umu box to box ariyo tuvuga ngo nyine arwana umwanya na Kobe Mayino sibyo barwaniye umwanya ese ubundi uyu munsi hari abakinnyi mu bibazo byinshi n'abafite ndi umutoza wa Manchester United nabibona kandi akinye ibintu bye kandi nabona ibisubizo kuko nyewe na Patrick Dorgu nshaka kumugisha nka nimero 11 nkakora shema y'abantu bane kandi Patrick Dorgu ari umu nimero 11 muri Denmark uko n'abagenda ari umu nimero 11 nabyo nabikora akanyamana ubundi igiye gukina ifite abadefenseri benshi mu kibuga nibyo byiza kubera ko ni ikipe ifite ikibazo cyo kudefanda ahubwo ibyo nibyo biyica ahubwo nibyo urakoze ahubwo nibyo biyica impamvu nako biyica nuko badakora akazi kabo ko bikwiriye ibyo dore ko badakora akazi kabo baramusakoza akazi kabo ko bikwiriye erega urande rumwe rwarafuka ko umuntu agakina urande rumwe rwose kudefanda kwa mbere kwiza hari Amadiaro kudefanda kwa mbere kwiza naga ari uguhagarara ni igihe mufite umupira kandi umupira ukinirwa hagati ariko mani ni kimwe mu makipe ataka cyane yataka se umupira hagati mu kibuga bikino ikintu itama gukora ihitamo kuvuga ngo reka twataka tukujugunya imipira imbere ko nta kintu imaze hagati hari icyambu ni ikipe yose yagaruka mani stile cyafite ikibazo hagati mu kibuga kwataka kwiza ni ukugumana baro possession de balle ni ataka iro ya mbere umupira w'amaguru bose bagarutse Casemiro ari mu kibuga Kobe Mayina ari mu kibuga Bruno Fernandes ari mu kibuga nta kibazo cyane nta cyaba gihari Kobe Mayina Salamo ari mu kibuga abantu vuze urabona bari mu cyarimwe ni n'umutoza n'uko ariko n'abakinnyi no barimo barasinga koko Bibi natije ajya mu kibuga none se Medeni nagwize ko atanihaga oye ibaho nawe ngenda navuze ngo urabona bakinana muri mwaka w'imikino n'abakinnyi uzi icyo bazi bakinana bakubwiye ngo nuko nyine umutoza atazabikora ariko ubundi babaye bari kumwe yaba ari mediane ko bakagira midfield ya batatu Bruno Fernandes akajya nka 10 hanyuma kwimena agakina Casemiro yaba ari mediane nziza ariko nyine umutoza ntazigera yikora rwose icyo mu kibagirwa nazigiye ahubwo twibaza ko munsi wese arahagarara gute imbere Newcastle United afite impuhwe uko azahagarara ko azagira nk'uyu muntu wanditse ngo izaterwa makase nashaka azahagarare muri bane batatu nashaka azahagarare muri 3-5 azabirya ariko waje baganire na Desire kare ibirisi Newcastle zitungwe kabirya erega no Trafford ni kwa kundi Greenwood yabikoze pesi nkubeshe ariko muri babeshe ariko natwe mwarayibonye koko uko izahagarara ko azari bafresha izabirya pe hagari bafasha bazakina erega ngiye kipe bizagiye umunsi wese nazanye kubwira ko izahagarara subiriza irarisi warashyizeho dore ko yakuraho uzana yarimo United gusa yo umwaro washyizeho mbere dore ukuntu ije izahagarara nuko nguko avuyemo ugarate gusa umuntu uzavamo ugarate urikumva akajya hanze hagatajyamo ari hari ugarate akajya Lisandro Martinez nuko izakina ku munsi w'ejo mutajya ngo nako ibizagorana umuntu uzavamo hariye muri no line-up ni ugarate gusa no Trafford ikibazo ni icyatsi ni ijya St James Park uyafite ikizi ni Trafford ntabwo atsindika Benshi niwe uzavamo wenyine bakaza we yazavamo ugarate wenyine izahagarara gutya avuyemo ugarate gusa ari nige nabonye nka match iheruka yamwinjije mu kibuga mbere yari Zandro no kubona atunguranya agashyiramo ugarate mbere Zandro akamwirindiriza akaza kumusaba byari kwa bitatu bya bibaye bine oya ejo Zandro azabazamo gusa ugarate wari hasi cyane ejo ikipe gutyo ino line-up yagaze nuko izakina ejo ivuyemo ugarate ikinjemo Lisandro kuri bande tusha ugarate akaba hari na Joshua zakuze nk'abasoni ya play baganiriza abantu hari inyuma hanyuma minota kangahe ugarate akaza kuza kwintu bangiye kumuhenge kantu na nuza na Joshua zakuze ubundi ndiri karangira bagataka cyo na defense na remplace nk'umu defense izakorwa cyangwa byakunda Frederickson ashaka kwintu bakarone ireniyo rakavamo ntago byabura yabanzu Frederickson erege mpamvu akunda gukora remplacement defenseur buri gihe muri batatu nyine ntago ari muri urakora amakosa cyane ubona ko kwikuvamo yari igiye ikora nta muntu ukora amakosa kuri fura muri koze ndakoze ikosa mwibutse match Matez Delight ajya mukora amakosa kimwe ninde arakoze ikosa ntago ndi kwibuka imikino y'abadefenseur b'icyo gihe ikintu ndi kurira muri la match ni penalty ya Bruno Fernandes yaragitsinze itamukura nkorohereza kuva championnat atangira juna 17 ko umunsi akora remplacement zo muri